Igicamunsi cy'umugisha kuri wowe wakoze subscribe ku Intare Official. Nk'ibisanzwe turongeye turagarutse bakunzi bacu, turagarutse kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho. Ni breaking news ziba zigezweho, ariko kandi kuri aya manywa aba ari amakuru kenshi na kenshi aba arimo ndetse n'ubusesenguzi, aho turi buze kugaruka ku makuru akomeje kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Ni amakuru akomeje kuvuga ko muri teritware ya Masisi ikitwa imirwano irakomeje muri axe ya Nyabikeri. M23 irimo irahiga bikomeye cyane uwitwa General Inyasi. Amakuru atugeraho ndetse tumaze kuba dutangarizwa na drone zacu ziri mu kirere muri biriya bice zitubwira ko uwitwa General Inyasi Sauri mepone ya cupucupu nk'uko wakunze kubivuga mu rurimi rw'igiswahili. Bivuga ko ngo uyu mugabo ngo ashobora kuba ngo ari guhigishwa uruhindu, ngo ariko kandi ngo mu guhigwa kwe ngo ari guhigishwa imitego y'imishibuka ngo ndetse ikaba imaze gushibukana abatari bake. Tugiye kubyibandaho ndetse tubigarukeho, turebe muri izo axe ni izihe, byagenze bite nyuma y'uko ikitwa drone ndetse na Sokoi 25 zarashe muri biriya bice ariko zikagenda ntizongere kugaruka. Tugiye kubigarukaho ndetse turebere hamwe impamvu yatumye izi ndege zihita ziboneza iyindi nzira, turabigarukaho. Hanyuma abanotable bo muri teritware ya Shabunda ndetse na Mwenga banditse ikitwa igipapuro kirekire ndetse bakigenera urubyiruko ndetse na bamwe mu baturage bo muri Mwenga yemwe na Shabunda yemwe na Walungu. Ni bamwe bakomakomeye batuye muri diaspora bandikiye bari abaturage bababwira ko ngo batagomba ngo kwivanga n'ibijyanye n'intambara, ngo ndetse ngo ahubwo ngo icyo bakabaye bakora no gushyigikira M23. Urupapuro turarufite, turaje ndetse turubasomere tubabwire icyo babwiye abahungu babo bari muri biriya bice. Ese ibi ngibi ntabwo bishobora kuza kugira ingaruka kuri Wazalendo n'ubundi zatatanyijwe zigakubitirwa muri biriya bice? Turaza kuba tubigarukaho. Hanyuma nyuma y'uko indege za CH4 ndetse CH4 zo mu Bushinwa ari zakorewe mu Bushinwa zikoreshwa na coalition na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirasiye mu by'ukuri zikabombarda imisozi myinshi yo muri teritware ya Walungu ndetse na Shabunda, precisement hariya muri axe ya Kaziba. Zaraharashe ku rwego rudasanzwe, ariko kuba zaraharashe ikitwa M23 yo ngo yarabimenyereye, ngo ni ibintu bisanzwe imenyereye bijyanye na bombardement nka ziriya, ahubwo begeye imbere bigarurira agace kitwa Kibanda n'akandi gace kitwa Mabongo. Utu ni uduce tutari kure cyane ya Nzibira ndetse ujyamo uri kwerekera Walungu, uri kwerekera Shabunda centre. Nabyo tugiye kubivaho, ariko kandi tuze kwibaza tutese izi ndege ko ziri gukoreshwa cyane ya bwa bwirinzi ya system defense irihe, ifite ikibazo ki? Ese cyaba ari ikibazo wenda cy'imihanda nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga? Nabyo turaje tubive imuzi n'imuzingo. Hanyuma tuze kuba tubabwira situation iri mu mujyi wa Uvira rwagati. Mu mujyi rwagati wa Uvira ikirimo nuko abagore b'abasirikare batangiye guhunga bose berekeza bose barimo barahunga berekera muri Kalemi. Ikiri gutuma bahunga ni ikihe? Hanyuma tuze gusimbukira muri teritware ya Rucuru muri axe ya Kabizo, noneho tubabwire uko FDLR cyangwa se interahamwe zikomeje gushimuta bikomeye abaturage bo muri biriya bice. Nge nk'ibisanzwe murabizi ni Rafiki Kijana Machachari, wako ni wako, wawe ari wawe, burya utari wawe ntacyo uba umushakaho. Niyo mpamvu twebwe twagiranye igihango ku Ntare Official, turavuga tuti ibigezweho tugomba kubibabwira tutabereretse ndetse nta na kimwe dusimbutse. Kandi murabizi ko tuba turi abambere, turi inkwakuzi, amakuru abagezweho kabisa nta handi wayasanga uretse ku Ntare Official. Hanyuma wenda icyo usabwa wowe udukurikiye niba aribwo bwa mbere, kora subscribe na like na j'aime, cyangwa se like niyo j'aime, share niyo partage muri rurimi rw'igifaransa. Hanyuma dukomeze tubane, nyaboneka gukora subscribe niyo musanzu munini usabwa. Yes kabisa, nizere ko tugiye kubana muri aya makuru. Amakuru yacu rero reka tuyanzikire muri teritware ya Masisi.
muri teritwari ya Masisi bimeze biti. Teritwari ya Masisi hakomeje ndetse kuvugwa byinshi, ni amakuru mu by'ukuri. Murabizi ko dufiteyo imboni yacu, dufiteyo umunyamakuru wacu Clever Bemba, niho aherereye, nubwo ikirere cyakomeje kuba kibi kugira ngo wenda tuganire bitewe n'amanetwork cyane cyane abari muri Bashali Kaembe na Bashali Mokoto mu bice bimwe na bimwe. Icyitwa amarezo kiba ari ikibazo gikomeye cyane, byagoranye rero, niyo mpamvu tugize tuti reka dusibuke twebe tubabwire ibigezweho twaba twamaze kuba dukurura, ariko we araza kuba atuzanira icyitwa igifurumba cy'amakuru ndetse arabavanye muri biriya bice muri teritwari ya Masisi, cyane cyane muri groupe ya Bashali Mokoto, mu gace kitwa Kanyabikeri. Murabizi ko Nyabikeri, agace kitwa Kitso, agace kitwa Mukengwa, ndetse wambuka gatoya werekera aho bita utaragera Mutongo, ariko werekera mu gace hariya kwa Janvier Karayiri ho afite ibirindiro bikomakomeye ko bita Rukweti, ndetse n'urupapuro Janvier Karayiri aherutse gusohora mu minsi ishize yanditseho hasi, yandika ngo feta Rukweti, ngo bikorewe i Rukweti. Nuvuga ngo Etat Major General yiwe yahoze mbere yari isanzwe iba Nyabyondo. Nyabyondo akurwamo ajyanwa, akajya yandika ngo bikorewe Rwibo. Rwibo akurwamo ajya Mutongo. Mutongo abona ko hari ifosi n'ubundi zuwo bita Guido Shimerayi. Uyu Guido Shimerayi ni ukuriye umutwe witwa NDC Renove. NDC Renove ni mu magambo ahinnye ni Nduma Defense of Congo. Abonye ko biri kugorana kuko cyane cyane uyu Nduma Defense of Congo cyangwa ndime nkuko bayita muri biriya bice, abona ko ubu bwabo nabo batangiye kutumvikana, guharasingana, ndetse n'uwo bita General Bigabo. Uyu General Bigabo akaba asanzwe akorana, akaba yarigumuye kuri General Dominique Daruhutse, bakaba bafite imitwe ibiri ya CMC, Collectif de Mouvement pour le Changement. Biza kurangira rero uko byaje kugenda, uyu mugabo bita Janvier Karayiri avuga ati n'ubundi aho nakomotse ndetse naho rebellion yanjye yabaga, mbere yuko wenda nza muri Nyabyondo centre, kuko Nyabyondo ni agasantere, mbere yuko twemererwa nk'abantu baba rebere, baba bandi bisha abantu bagiye bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kugira ngo twemererwe na leta, ubundi niberaga muri Rukweti, yibaga Rukweti, akaba za Nyabikeri n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Hanyuma hakuno hakaba uwo bita Jean Marie Bonane, chef d'etat major general yiwe ikaba yari iherereye muri axe, we akaba yari aho bita Mukengwa. Hanyuma uwitwa Inyasi, General Saul Inyasi, akaba mu gace ka Nyabikeri, niho yarasanzwe aherereye, ndetse n'ubundi aza za Rwibo, kuko niwe ndakeka niwe uretse uwitwa ndumva Nyeganyega, ni Nyeganyega byari byo byose, ndumva Nyeganyega iriwe twahise wa Jean Marie, hanyuma hakaza Inyasi, ari uko kuko bashobora kuba bakurikira. Ndaza kubibaza neza cyane Clever Bemba kuko bari yabo arabazi cyane. So bishatse kuvuga ko hari ahantu ho yaraherereye muri Nyabikeri hagabwa igitero gikomeye cyane n'ama 23 nyuma yuko icyitwa Sokoi Su-25, icyitwa drone CH4 zari zimaze iminsi zirasa muri ziriya axe, ndetse zarashe Shenyange, zarashe Kitso, zarashe mu bice birimo baragiye barasa n'ubundi ahangaha hariya kwa Jean Marie, kuko mama 23 yamaze kuhamukura. Ni ukuvuga ko utwo duce, iyo misozi iri strategique yose bitaga ngo ni ama Etat Major, umusozi usigaye umwe wonyine ni hariya axe ya Rukweti, kugeza amagingo ayo itaravamo 100%, kuko agace ko bita Kinyawongo mama 23 yari yakagezemo, iza kongera gusa nkaho isubiye inyuma, kuko Kinyawongo yagombye kuba mama 23 deja yamaze gukonturuna, isa nkaho Rukweti yisiga inyuma. Byaje kuba ngombwa yuko basa n'abasubiye inyuma gatoya, bahita baza muri axe ya za hano muri Kinyana. Yes, muri Kinyana, muri turiya duce twa hariya Kinyana, muri groupement Bashali Mokoto, muri localité ya hariya hafi ya Kalungu, abariho bari kugeza amagingo ake. Siritu rero igihari gusa amakuru namaze gukurura ni uwitwa General Saul Inyasi, uzwiho kuba ari FDLR. Saul Inyasi ni interahamwe ikomeye cyane, kuko arazwi. Uyu nguyu numwe mu batwitse, wagize uruhare rukomeye cyane mu batwitse amazu yo ku Nturo. Murabizi niwe yatwitse, niwe wafashe disikuru yabaye virale, cyangwa se amagambo yavugiye aho bita ikibarizo, aravuga ati tunatapiga Mutusi hadi tumubebe tumufikishe kwa Rwanda.
niwe wavuze ayo magambo. Iyo video ndakeka benshi mushobora kuba mukifite no muri telefone. Uyu nguyu niwe wakoze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu bice byinshi, ndetse aza no kuba yarabaye uwa mbere mu kwica, we afatanyije n'uwo bita Apollo, kuba barakoze ubwicanyi bw'abaturage bageze muri 42, hagati ya 37 na 42 biciwe aho bita Itambi. Uyu rero ari guhigishwa uruhindo. Amakuru tugira akatubwira ko uyu Inyasi mu masaha ya mu gitondo yahushijwe, ndetse muri aka gace ka Nyarukeri kuva imirwano yabaye ku munsi w'ejo, ngo yari yamuzingiye muri iyo axe, ariko biza kurangira uyu mugabo acitse ndetse atorotse avuye mu maboko ya mama 23. Muri iki gitondo aho byakekwaga ko yashobora kuba aherereye, hazindukiye n'ubundi operation simusiga yo kumuhiga, ndetse dore ko akorana n'intera hamwe n'ubundi n'izo FDLR babana. Biza kuba ngombwa yuko basanga uyu mugabo ngo ararusimbutse, ndetse ngo ukitwa imitego yari yatezwe ihitanye ni mu kanya hagati ya masari hagati ya saa 4 na saa 5 nibwo ngo akiriye ahanyagasani. Akosabwa na ahanyagasani nahanyagasani kuko Imana niyo yamuremye nishobora kuzamutanga. Nigeze mvuga ngo bariya ngo bitaba Imana. Muvandimwe yarankuye mwizokotsa arambwira ati reka bariya bitaba Imana, ati bitaba shitani, niyo yabaremye, ati nta bumuntu bagira, ati n'Imana ntiyamenye ibyayo, ariko kubera ko byumvikane ko ari Imana yabaremye nta kundi twabivuga. So igihari gusa nuko uwitwa Inyasi yarusimbutse. Wenda bashobora kuza ibinyamakuru bishobora kuza kuvuga ko uyu mugabo ashobora kuba yivuganywe. Oya, ntabwo yivuganywe, ahubwo abari hamwe nawe mu mitego bari batezwe, abenshi bamaze kuhagwa. Ni amakuru mu by'ukuri turi buze kongera kugarukaho, ndetse tukayava imuzi n'imuzingo, tukababwira uko systeme zagenze. Ndakeka ko bwana Clever Bemba muri biriya bice nituza kuba tumubona ku murongo, araza kutuvira imuzi n'imuzingo, kuko kugeza amagingo aya niyo aherereye, niyo twamwohereje kugira noneho yigerere ku mirongo y'imbere ku rugamba, hanyuma aze kuduhereza ibikomeje kugenda bihavugirwa. Hanyuma tuva ahangaha rero duhite twinjira muri Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo turi butinde gusa, ntabwo turi butinde ahangaha, duhite tujya muri Kivu y'Amajyepfo vuba vuba, kuko ndakeka kamera zose z'ibinyamakuru, surtout ibinyamakuru bikora amakuru y'ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niyo zitunze. Natwe drone zacu ziri hejuru, zirimo zirazunguruka ziyataratara. Amakuru ni ari muri Mwenga, ari muri Walungu ndetse na Shabunda. Aya namwe mu materitware kugeza amagingo ya benshi bakomeje kugenda bavuga, ndetse n'abasesenguzi baba bo ku ruhande rwa leta baba bahehe, bavuga ko ngo atari ibintu byoroshye ngo kuba mama 23 ya advancinga na Shabunda ikagera Shabunda centre, ngo kuko ngo ibintu biba birangiye n'ubundi. Mwumvise uwo bita Edi Kapende, uyu amagambo yatangaje avuga ko ngo kuba bari kwerekeza biriya bice, buri muntu wese yabonye berekeje hariya, abo muri ho Kongo bayitaga ho Zaire kera, ariko ubu ni province ya Chopo. Abaho ngaho bari kuvuga bati reka baratuziye, uretse abo ngabo muri Chopo, abari muri province ya Maniema, ati twebwe batugezeho. Abari mu province ya Ancien Grand Katanga, ubwo Ancien Grand Katanga yagabwemo gatatu, nituza tuyivuga dutyo kuko yari Katanga ya kera, ariko mbere kera cyane tena yitwaga Shaba, niko bayitaga kera cyane, yitwaga Shaba, iva kuri Shaba yitwa Katanga, iva kuri Katanga ubu ngubu yagabwemo gatatu. Yagabwemo intara ya Tanganyika, igabwamo yitwa Ho Katanga, igabwamo niyo bita Lualaba, yes, igabwa na Kalemi. Ndumva ari gutyo, ni eshatu niba tarenye, niba bireba neza. Izi ntara zose rero nizo iyo bazishyize ko ari eshatu bazita Ancien Grand Katanga. Yes, nkuko kera bavuga ngo Ancien Grand Kivu. Iyo bavuga Kivu answa bavuga Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, ndetse bakavuga ni na Maniema. Kera niyo bitaga province de Kivu. mbere yari ifite umurwa mukuru wo bitaga, ndumva ishobora kuba ari Stanleyville, yego,
niba atari kokirativiste bisaba kubishakisha, ni mu mateka ariyo Bukavu y'ubu ngubu. So ubu ngubu rero igishatse wenda icyo nashaka kuvuga nuko hari abanotable bakimara kumva bo baherereye muri za diaspora n'ahandi, ubwo ndavuga hanze ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari nabo batangaga icyitwa intwaro bazihereza insoresore zo muri biriya bice, akaba ari bo babaha amafaranga. So izi wazalendo zabaye wazalendo kubera ikibazo cy'abakongomani baba hanze. Igihugu cya Kongo buriya ni igihugu gifite abanyamahanga benshi kurusha hari ibindi bihugu byose ku isi, kuko Kongo ujya gusanga ukagera mu bihugu byose ku isi, buri gihugu cyose ugeramo uhita usangamo umukongomani, yaba ari umurwandofone, yaba ari umuswahilifone, yaba ari umungara cyangwa umuruba, baba barimo uko byagenda uko ariko kose. Ikintu gihari ibi kugaragaza nuko ujye gusanga na bira bihugu byitwa ngo birakomeye. Wenda tugiye nko mu by'umupira murabizi, ujya kureba wajya kubona nk'ikipe y'igihugu y'Ababiligi, ikipe y'igihugu y'Ababiligi, equipe nationale, ukabona igiye gukina, wakwinjira muri biography cyangwa mu mateka y'abari kuyikinira bose uko ari 11 baba bari mu kibuga, ugasangamo byibuze wenda 6 cyangwa 7 bose bafite amamuko muri Kongo, Belgique yo ndetse n'ahandi na za France n'ahandi, wisangira y'abakongomani gusa. Abo rero bakimara kumva ko babwirwa amagambo ngo Kongo ngo yaratewe, ngo iterwa ngo n'ikindi gihugu, nta kindi bakoze uretse kumva ko ngo Kongo iratsindwa, ngo ariko ngikitwa wazalendo ngo kirarwana kigatsinda, ngo ndetse kikigarura uduce. Bahita batangira kubashoramo amafaranga, ndetse n'ubonye amafaranga akagura utubunda kugira ngo aba diaspora bakomeze kubaransona, hanyuma bohereza amafaranga. Byaje kuba bigenda bite? Abangaba rero babonye ko M23 iyo gukinishwa, bumvise uburyo bari guhondagurwa, bavuga bati ibi ngibi rero mwabana mwe ntabwo ibintu twabivamo, ahubwo reka tubaha inama kabisa. Abangaba nabo mu bwoko n'abanotable mu bwoko bw'abarusu n'abalega. Abarega ni bumwe mu bwoko butuye Shabunda hanini. Bavuze Iburega ubundi ni muri territoire ya Shabunda. Abarega nibo batuye Nzibira ituwe n'abarega, nibo batuye. Niyo usanzemo abashi aribo banyabungo cyangwa ndi moko, baba ari bake cyane pa raporo y'abarega. Abarega nyabo muri kariya gace. Abarega rero kubera ko aribo biganje muri iriya axe, abanotable babo bakoze inama ikomeye cyane, ndetse bayikorera hanze mu Burayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barahamagarana abo bita abanotable bakuriye iyo communauté, ndetse bateranye kuri tariki ya 21, barongera baterana kuri tariki ya 22 ubwo nejo bundi. Hanyuma inama ngo yajyaga itangira mu gitondo ikageza 21h cyangwa saa 3 z'ijoro. Hanyuma bavuga ko banditse batya, reka mbisome: le notable Lusu Lega lance un appel solennel à toute la jeunesse lega de Shabunda et Mwenga. Ati abayobozi b'ubwoko bw'abarega barahamagarira urubyiruko rwabo ruba muri Shabunda ndetse rukaba no muri Mwenga. Ne vous laissez pas manipuler par les politiciens de Kinshasa qui sacrifieraient nos terres au prix du sang. Ati ntimwemere kwihuza na leta ya Kinshasa cyangwa mugendere ku mategeko ya leta ya Kinshasa, bo batanga bemera kugira ngo ubutaka bwacu bugende, none bugende twanabumeneye ndetse n'amaraso. Kumva niko banditse. Ce n'est pas à Mwenga ni à Shabunda que nos jeunes feront la différence en mourant pour des intérêts qui ne sont pas le leur. Ati ntabwo ari ukubera Shabunda na Mwenga gusa, ati aho abasore bacu bagiye kugira ngo baraswe bicwe ku nyungu zitari n'izabo. Nos jeunes ne seront pas des chèvres à sacrifier à l'abattoir pour enrichir ceux qui tire profit de la guerre. Ati abasore bacu ntabwo bagomba kugenda ngo babe ihene zigiye mu ibagiro, ihene zo mu ibagiro kugira ngo babagwe. Bamaze kumva amakuru y'intare za Sarambwe, ati bagende babagwe ku nyungu zitari n'izabo, kugira ngo bakize qui profite de la terre, enrichissent de ceux qui tirent profit de la terre. Ati bakize abavana inyungu mu butaka. Numva? Épargnez-vous, ati mwirinde, abstenez-vous de toute action qui pourrait
plongez Mwenga et Shabunda dans un bain de sang. Mwirinde ikintu cyose gishobora gutuma Shabunda na Mwenga hameneka amaraso menshi. Nous avons déjà tous souffert. Ati twateze cyangwa se twahuye n'akaga, twababajwe igihe kirekire. Et celle à ceux qui laissent acheter par des petites promesses, cessez de soumettre vos frères, sœurs et parents à l'esclavage par des armes que Kinshasa vous a dotées dans une philosophie de nourrir les violences assez. Ati mwirinde gutanga barumuna banyu basaza banyu ngo bagende bajye kuraswa bajye kwicwa kubera leta ya Kinshasa itarigeze igira ikibamarira, ngo babagira abacakara babahereza imbunda hanyuma mugende muraswe mwicwe ndetse muri gukiza abanyakinshasa. Notable Luce Lega, RDC Diaspora Lega Europe USA. Ngo bikaba byanditswe n'abayobozi bo mu bwoko bw'abalega n'abalusu bo muri diaspora, abo muri Congo, abo muri mu Burayi ndetse nabo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aba rero ngo bo bahamagarira urubyiruko rwabo amaboko barayamanitse bati twebwe mama 23 nimuza mwizira uko mushaka mukomeze, ntabwo twebwe tugiye guhagarara ngo turaswe, atubwo mwanya nawo dufite ndetse nta n'inyungu tubiboneramo, muze muyobore nta kindi. Ibi ikibyihisha inyuma ni ikihe? Ayo nguko ni inkuru mu by'ukuri navuga ko ari incamugongo kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ndetse mu by'ukuri idashobora kuza naramuka ayumvise ndetse na bamwe mu badepite bari Kinshasa. Dore n'aba barega nta nubwo bajya banatambutsa n'abadepite, urumva ko bifitiye ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma wenda dusimbukire ku yindi nkuru nayo ikomeje n'ubundi nahangaha, ntabwo turajya kure, tugiye kugaruka nyuma y'uko CH4 zindege mu by'ukuri nababwiye ko zitwara bateri 3 mu kirere. Yamara gutwara bateri 3 mu kirere, bateri imwe ikaba ishobora kuresista amasaha, bateri 3 ndumva imwe ishobora kuresista niba n'amasaha 2. Ubwo urumva bateri imwe niba imara diesel, indi diesel, ubwo abaye amasaha ngahe 6. Ni ukuvuga ngo ira CH4 ishobora kumara amasaha 6 mu kirere kandi iri gukora. Urumva rero drone ishobora kuresista 6 mu kirere, iri mu operation iri no ku butumbuke bwo hejuru, ndetse itehetse n'ibikompora, tense ikabikorera rimwe, igakora investigation cyangwa se igakora ubutasi, ikanarasa. Urumva ntabwo mu by'ukuri yoroshye. Nyuma yuko irashe mu misozi miremire ya Nzibira, nyuma yuko ndetse wo bita General Maheshe Simba Wankutu ahamagaranye na General bavuga bati nyamara izi M23 izi ntare za Sarambwe ntacyo dushobora kuzishoboraho tutagize dute tudakoresheje indege kabuhariwe. Timutuzanira indege murase mu misozi, kandi iriya misozi ya muri Shabunda buriya nayo ntabwo imeze neza. Wenda ndaza kuyigarukaho mu buryo burambuye mu makuru yacu ataha, ndetse n'abakunda Machachari Official muzajya muhasanga amakuru, tuzatubagezaho amakuru kuri Machachari Official, breaking news zigezweho za wenda nka 3. Ariko ikintu gihari nge nababwira ko nuko izi ndege zarashe zimaze kurasa, ariko ntibyatuma uko navuga ko mama 23 yabyitwayemo nyuma yo kuraswaho na zira ndege, ahubwo aho yangu isubira inyuma yari advancinze, aho yangu isubizwe inyuma n'izo ndege yari advancinze, irakugendera yigarura agace ko bita Kibanda, yigarura n'agace ko bita Mabongo. Nuduce turi imbere yaho ngo baraje barapilona, bamaze gupilona abandi bo baradvancinga ndetse banafata utwo duce. So bishatse kuvuga ko rero zindeye nubwo zaba ziri gukora ibiki byaye n'ibya yego si nziza cyangwa iki, ariko ntabwo biri guca mama 23 intege. Benshi bakibaza batese zira ndege, nyamara zira ndege ati na Kasongo yihwa, izi nyagwa z'indege ati ya air system defense iri he, ati kubera ikidakora. Wenda icyo nshobora kuvuga muri biriya bice ni ibice mu by'ukuri bifite ikibazo cy'imihanda, kandi buriya bwirinzi bw'ikirere bugendera ku bimodoka by'intambara, ibifaru n'ibiki.
So njye ngatekereza ko rero bishobora kuba ari cyo kibazo, kuko urabona ko no muri akisi ya za Bibwe, za Nyange, za hehe ariho yakunze kwibasira cyane, kubera ko ubwirinzi, kubera ko ibintu by'imihanda naho kikiri ikibazo gikomeye cyane. Ukabona ko rero M23 ishobora kuba irwana no ku advancinga, ariko inyuma aho imaze kwigarurira ikagenda ihazana ibikorwa remezo birimo nk'imihanda, kugira ngo n'ubundi hahandi hamaze kwigarurirwa hatazaba cible y'ibitero cyangwa se y'amatake aérienne cyangwa y'ibitero byo mu kirere. Buriya ugira ngo leta ya Kinshasa nta mbabazi igira pe, njye nababwiza ukuri, leta ya Kinshasa nta mbabazi igirira abaturage. Ugira ngo izi za Goma zafashwe, za Bukavu zafashwe, nta bwirinzi bw'ikirere buhari, ubu ngubu bajya baza bakanahabombarada, bashobora gusibla, bafite ba maneko menshi, bashobora kubata ahangaha hari abayobozi baba baraje bakabombarada kuko ntacyo bibatwaye. Mwarabibonaga ko babikoraga, bahagurutsaga indege ahangaha ikagenda jugujugu, ikagenda ikarasa igicanga, ikava ahangaha ikagenda ikarasa za Nyongera, murabyibuka, ikarasa za Nyongera, za Kiwanja n'ahandi. So ubu urumva ko impamvu ibyo bice ari byo iri kwibandaho, si uko iyoboye yuko hari akisi zishobora kuba zirimo n'abayobozi ndetse n'ibindi bajya kurasa, ariko urumva ko kikiri ikibazo gikomeye cyane cy'ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko kandi cyane cyane infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo. Akaba ariyo mpamvu aho bafashe vuba vuba bahita bahihutisha ibijyanye n'ibikorwa remezo, imihanda, ibiraro n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndumva ikiraro cya Minjeje cyaramaze kuzura, kandi muzi ko cyatwaye akayabo k'amafaranga, abo tubana umunsi ku wundi nagiye mbibagezaho. Hanyuma icyo babwiraho ni icyo ngicyo gusa. Wenda njye niko natekereje, ni imagination yanjye, nawe ushobora kuba ufite iyawe. Akaba ariyo mpamvu ziriya ndege ziri kwidegembya muri biriya bice, kubera ko ibibazo by'umuhanda bihari, iriya air defense system ikaba itari kugerayo, nta kiri gukora. Akaba ariyo mpamvu njye niko mbyibaza, nawe niba ari uko sinzi, ariko ufite n'igitekerezo muri comment wabitubwira ukavuga ati impamvu ni iyi, kuko urabona ko izi nyagwa z'indege ziri gukabya, ziri kuza, hari kuza Sukhoi 25, hakaza direct na CH4, ubu zikazira rimwe, imwe igatambuka indi ikaza. So yego burya nutakwishe cyangwa agire aragukereza. Umva niba ziri kurasa, sinzi niba abaturage bashobora kuhaba, kandi noneho M23 niba baramenyereye izo ndege, ubu icyo barwana nacyo ni ukumenya yuko ihagurutse, bamenye ko ihagurutse, ubundi bakayihisha niyo system, urumva, ubundi bagatega ikitwa imishibuka. Ni uko nguko bari kurwana muri izo akse zikomeje kwibasirwa n'indege, ubundi bakaziharasinga, ubundi zikirukanka zikagenda, ariko icyitwa cyo ubwirinzi n'abantu mwe kiracyari ikibazo, ariko njye ntekereza ko ari ikibazo cy'imihanda. Hanyuma wenda icyo nshaka gusorezaho ni abagore b'abasirikare ba FARDC bakomeje guhunga bava mu mujyi wa Uvira, cyane cyane ko tena hari undi wongera acomekamo, aravuga ati nyamara M23 yamaze kudoginga, yamaze kuduturuka mu mugongo, bari imbere, bari mu mbavu, bari imbere yacu, bari ibumoso bwacu, none bamaze kugera n'inyuma yacu. Ni ukuvuga ngo aho dusigaranye ni ibumoso, ndetse no mu mugongo, mu ruhande rujya kujya nko mu mbavu. Urumva niko bimeze hagati aho Uvira. Niba bari mu misozi ya za Minembwe, urumva bari mu bumoso, kandi akaba ari hejuru. Niba bari za Kamanyora, za Katogota n'ahandi, bari imbere. Niba baturutse bagiye kunyura Nzibira, bagiye gukontura n'inyuma, n'ubundi bazacomokane noneho mu mugongo. So urumva nibwo abasirikare, abagore b'abasirikare batangiye bose guhunga bava muri biriya bice burira ubwato. Video irahari, abo tubona ku rubuga, mu by'ukuri turaza kuba tuyibaterekeraho, y'abagore b'abasirikare bari guhunga. Kugeza amagingo ya witwa Makanaki Kasibina John yamaze kuva mu mujyi wa Bukavu, arazamutse ngo agiye kurwana Katogota, ndetse yazamukanye n'ingabo nyinshi. Hanyuma abarundi nabo baramutse ndetse bagaba ibitero, ingabo z'abarundi bagaba ibitero hari mu misozi ya za Mirenge, ngo ariko ngo bakaba bafite ubwoba bukomeye cyane, ngo kubera ko M23 ishaka ndetse kwigarurira ibice byinshi biri hariya, kuko yamaze ndetse no kuhagera. Reka rero ngewe nsoreza ahangaha, mbashimire mwokabyara mwe, mwokagira amata n'abana mwe, ubwo ndabashimiye cyane. Hanyuma nizere ko murakora subscribe, mwakora subscribe ku Ntare Official niba ari bwo bwa mbere, ukanyarukira no kuri Macacari Official, ni sawa, nta kibazo, ntacyo byaba bitwaye, byaba ari byiza. Ubwo urumva mu by'ukuri
byaba byiza cyane kurushaho, kuko kuri Machachari Official ni breaking news za vuba vuba z'iminota mikeya, hanyuma ahangaha tukaza tukababwira uko situation ihagaze ndetse mu buryo burambuye. Rero reka mbashimire, mbashimire kuba mwabanye natwe. Comment nyaboneka ziba zikenewe, sinzi impamvu mutajya mwandika comment mukadukurikira ariko ntimushyireho comment. Niba dusozanyije ikiganiro shyiramo udutima twinshi muri comment, hanyuma nizere ko tugisozanyije amahoro. Murakoze cyane, ciao ciao.